niba ukunda uriya muntu witwa Rwema Solution, nubona iki kiganiro uzakimuhe, uzamubwire akora amasengesho y'iminsi 2, uzamubwire akora amasengesho y'iminsi 2, kandi ayo masengesho azayakore bucece, kuko Satani mubo yamaze gusaba nawe arimo. Yesu we murinde. Ariko ari amasengesho y'iminsi 2 nayakora akayarangiza, hari icyo Imana izamukorera. Kandi iki gice cyo ukunda gutya, abantu bagira amakenga bamenye aho bashora amafaranga yabo. Turiho ubutumwa abantu nabo bakeka ko bashobora gutungwa n'ibintu by'abandi, aho bumva ko bashobora karakomeye cyundi bakamubeshya bagatwara amafaranga. Nubwo ku ruhande rumwe tubwira abantu ngo bagira amakenga, ariko nabo bagizi ba nabi nabo turababwira ko amategeko abareba, kuboko k'ubutabera kuzabageraho. Ntabwo wumva ko ngo nta muntu ugomba kumva ko ngo agomba gutungwa n'amafaranga y'abandi kuko yabashutse akagira ibyo bizeza akayabakuraho. Abo nabo amategeko arabareba, kuko bagomba kwihangira imirimo mu buryo bwiza, mu buryo butarimo amanyanga, mu buryo butarimo uburiganya. Jestewe ako nikanzemo noneho njye natangiye kubaka urukuta, ubundi ku munsi nzaba napfuye, cyane ko mperutse kubona igare ryanjye. Njye nararyiboneye, ntago ari undi wari nyibonereye. Muyerekwa ryaraje igare uraribona? Ryaraje ndaribona, Imana irambwira ngo ni nkora icyo ngomba gukora, kuko ntago mfite iminsi myinshi ku isi. Undi mupolisi arampamagara ari ku mupaka wa Gatuna. So Gatuna si uca ibyumba? Yego. Arampamagara arambwira ngo ntago nzaramaho igihe kinini nyuma yo kubona iryo gare. Buriya y'umweru none ngiye kubona mbona bene hano kunda yiwe, urabona gutya mbona kunda ye hariho urubura, none nkabona urabona urubura uraruzi icyo rusobanuye muyerekwa? Rusobanuye iki? Nuvuga ngo urubura kuva rwari ruri kunda, nuko ubukungu bwa Rwema ni ukuvuga agiye kuba umuntu uciriritse. Urubura bivuga ubutindi? Kuko nta rubura rweza rubaho. Urubura ntirwakweza imyaka. Icyo cya gatatu nuko Imana imuvanye, Imana imukuye hagati y'inkuta 3. Imana imukuye hagati y'inkuta 3, kandi izo nkuta zitarimo itara, zitagira idirishya. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Amahoro y'Imana komeze kubana namwe mwese rero mukunda munakurikira ibiganiro byacu. Turabakunda cyane kandi n'ukuri duhora tubifuriza ibyiza mu minsi yose itandukanye, haba mu gitondo, haba nimugoroba, n'ibindi bihe byose uko bigenda bisimburana iteka. N'ukuri Imana ibishimire kandi bahumugisha mwe mudahwema kujyana natwe. Ndishimye kongera guhura n'ukuri nyako. Yitwa Pasteur Justin Hakizimana. Ni pasiteri usa naho ari mushya, asa naho ari mushya kuri uru rugendo rurerure cyane yagenze. Ubu ngubu akaba asa naho ari mu mwanya waho Imana imushaka kandi ndetse inamukeneye cyane. Mufatiranye muri aya masaha y'umugoroba, muri aya masaha asa naho akuze. Twari tuvuye mu rugendo rutari rugufi cyane rwo gusura no kureba ko twabona umuvandimwe Rwema aho afungiye. Gusa ntabwo byatworoheye kubera ko masaha ngo yarenze saa 8 kwa gatandatu nta muntu kuri station ya RIB n'uyu numwe ubukemerewe gusura ndetse no gusurwa. Kireka iyo ari babandi bafite ibibazo byihariye nkuko bagiye bisobanurira. Gusa abantu benshi baramaze iminsi bibaza Rwema ari hehe, bimeze bite, ariko ibintu byaje kujya gute birakunda. Pastor Justin reka ngwe karibu rero.
murakoze cyane kuri Nyakotiva ariko uteye ubwoba muri iyi minsi. Wabonye ko kuva mu bibi Imana iteguha imikorere mishya, itegushyigikira ikaguha n'abantu bakagukunda. Imana ishimwe. Ariko mbere y'ibindi bintu byose ndifuza gutangira iki kiganiro mbanza gusengera Rwema, kuko buriya mbere y'ibindi byose nta isengesho ritagera. Ni ukuri. Nta isengesho ritagera, kandi ikindi buriya ari abantu bavuga uti imbaraga z'isengesho ibiki n'ibiki, reka nere kubisobanura, ahubwo reka dusenge. Turagushima Uwiteka Nyiringabo Imana, uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Tugushimiye ko ubasha kuturinda amanywa na nijoro, ukaturinda tudakwiriye, ukatugirira neza, tukabibonesha amaso yacu n'uhabwe icyubahiro. Aka kanya Mwami, nubwo twicaye muri iki kiganiro, hari udukurikiranye mbere na mbere Mwami, reka abanze agirirwe neza nawe, kandi wiyubahisha kuri Imana igira neza. Nzamuye iri zina Rwema, cyane ko hari ubuhanuzi bwari bumaze igihe bwa mbere bayinzungu arimo ahanura iby'uyu mugabo, avuga ibintu bikomeye, avuga iby'inkuta eshatu, avuga ahantu hatagaragara, bishatse kuvuga ngo mwiyerekwa hari uko wari wabigenje. Nyamaze kuri izi mbuga nkoranyambaga ugiye kujya uhanyura ukora imirimo n'ibitangaza. Dusengeye Rwema mu izina rya Yesu. Nibyo koko ibyo yakoze bigize icyaha, ariko wowe uri Imana, ufite uko wabigenza kandi ufite uko wabikora. Turamusengeye ahari umutima ukomeye, umuhe kwihangana, umuhe gukomera, umucire inzira. Ibyo Mwami byose aregwa ubimubonereho igisubizo, kuko uri Imana igira neza. Turakwinginze mufashe muri byose kandi umugire neza. Nitubona Mwami amaje gutaha, tuzashima izina ryawe. Tubisenze twize izina rya Yesu, amen. Nawe yemeye kubyandinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro. Indirimbo ngiye gushyira hanze ivuga ngo wanyanja, urayizi? Wowe indirimbo ugiye gushyira hanze ko wanyanja we ivuga gute? We buretse nze banze nkukubita akantu hano banze ukumve. Erega ubu iruta amavuta, irashobora kuba ishobora kuzayiruta, kubera yuko urumva indirimbo ukora wanyanja we ntago irasohoka, kuko ndashaka yuko izakorwamo n'abantu benshi, ariko cyane b'abasitari abadasigana cyane. Impanuro irihera. Iyo ndirimbo muze, indirimbo ni shyashya. Oya, nayibonye ahubwo nandimo nyikoherereza. Okay, kugira ngo nyumve. Kugira ngo ubashe kuyipureyinga. Okay. Ariko ejo Imana yantumyeho umudiaspora, arampanurira. Atiki. Ariko nza kugira ikibazo. Ubutumwa Imana yamuhaye buri mu ndirimbo z'icyongereza. Narumvishe cyo numvamo gadi. Yaguhaye indirimbo y'icyongereza se ngo nibwo butumwa niguhaye? Ebyiri. Byo tuzafatira umwanya reka. Urumva? Kanumvi aka kayimba. Wanyanja we, wanyanja we, wanyanja we, wanyanja we, ry'Uwiteka tambukana ubwoko bwambuke. Kono ririmba neza gusa. Ababekaza bakuye hehe? Abisiraheli ku nyanja itukura, bareba imbere bareba inyuma yabo, babona amagare ya Farawo abakurikiye, bati twe turapfuye. Abisiraheli ku nyanja itukura, bareba imbere bareba inyuma yabo, babona
amagare ya farawo abakurikiye. iyi ni sampo ngiye ngo ndumva ntabwo ari aba mastering barakuramo ibintu aho n'iki ni sampo gusa ndumva wanyanja we ibyo ari byo byose. Harimo igitero kivuga umaze igihe kinini wiganyira wararize uburu waguhoza umaze igihe kinini wiganyira warahamagaye uburu kwitaba ariko umva ijambo ry'ihumure hamagara hari uwakwitaba. Abantu nibahamagare Kristo, nibahamagare Kristo ahari hari waza kubitaba. Sasa rero reka dushimire Imana yo ikiturinze namwe barinze yego kuba mwahaye uyu mwanya agaciro mukavuga reka dukurikire aba bagabo bagiye kutubwira cyane cyane turazaguruka ku by'ifungwa ry'uyu mugabo benshi cyane bamenyeye nka Rwema Solution. Yego mu bitekerezo byinshi cyane yakundaga kwigaragaza atanga cyane bamwe bonye ageze ku muryango w'inzahuke bamukubise hasi rwose baravuga ati ntabwo twemeranywa. Yakunda gutanga ibitekerezo mu ngeri zigiye zitandukanye buri kintu cyose cyabaga Rwema agomba kuba afiteho point y'ikintu kigomba gukorwa ibyandimbati ibyande hose yabaga afiteho point biza kugera aravuga ati ibintu byo mu mihanda ndabisezeye kubera ko yari amaze kubona ibintu bigenda bihindura isura. Aravuga ati ahantu maze kubona ko hanyerera ntazahagwa ariyarura nkuko Justin nawe ejo bundi avuze ati ahantu haranyerera reka niyanure bigishoboka kuko Kristo abonwa. Justin iri fungwa rya Rwema yenda gato mbere yuko tugaruka kuri ibi byinshi cyane tujye kubivugaho ko hari amakuru akomeye cyane wowe iri fungwa rya Rwema urarivuga hiki mbese view yawe ni iyihe muri iki kiganiro mbere ko twinjira mu bindi byinshi cyane bitandukanye? Iri fungwa rya Rwema icyo narivugaho icya mbere ahari nakomere yego icyo cya mbere n'umuryango we nyirizina ntibakomere yego ariko by'umwihariko nta nubwo Rwema yari akiri muri showbiz mu bigaragara ariko kuri cano yiwe yashotoraga ntiyarakijya ahandi. Yego yari kuri cano yiwe gusa yatanze condition yego akimara kubona iby'inzahuke byari bimugeze yego yaravuze ngo umuntu ushaka kuzadukorana ikiganiro azaza tujyane kwa noteri dusinyana amasezerano yuko ibirivamo ingaruka ziva mu kino kiganiro azazirengera yego kandi akanishyura yarashyizeho n'igiciro umuntu agomba kugira gute kwishyura. Abantu rero abanyamakuru benshi niyo mpamvu babonye yagize gute barazibukiriye gutyo nuko ngo gukomeza amafura we nakunganira. Icyo navuga ni ikihe pasi n'abantu badukurikiranye babyumve neza by'ukuri Rwema arafunzwe ntago afunzwe kuko yafashe umuntu ku ngufu nta nubwo byanabye ntago afunzwe kuko yishe umuntu ntibyanabye bigaragara ngo atere umuntu icyuma kagaritse umugabo. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe n'umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa RIB turadushyiraho ijambo rye ariko icyo navuga nta muntu n'ukuri wifuriza undi kujya hariya hantu. Yego buriya iyo ugiye hariya hantu nje ntabwo ndafungwa si bizanambeho mu izina rya Yesu nirukanye gereza ku buzima bwawe na n'ubu niteka mu izina rya Yesu ariko nawe udukurikira gereza ndayirukanye. Inshuti zanjye zagiye zijyayo ntabwo zavuyeyo ubuzima bwarahindutse zivayo gusubiza ibintu ku murongo birananirana. Yego nuva rero nonaha aracyari mu bugenzacyaha tugiriwe umugisha ndetse nimba hari n'inshuti n'iki yego bitewe n'ibyatangajwe tukabona Rwema aje atagiye mu igororero rya Mageragere yaba ari umugisha kurushaho. Ariko nanone tuvuge ngo higa rya jambo banzurikiremo ibindi mbirenzeho rya Dr Murangira Thierry donc ni ibyo yatangarije cyangwa se ijwi ry'ibyo yatangaje Rwema arimo akekwaho kuko hari mbere yuko nashyiramo kuko mu minsi ishize dose mu minsi ishize ni mu myaka yatambutse Rwema ageze gushyirwa mu majwi n'abantu batandukanye cyane cyane ababa hanze aho ngaho nashakaga rega kuhagera reka maze nabanje abantu babanje kumva
weekend nziza. namwe amakuru Yego ni meza cyane. yego Hari amakuru nka Primo Media Rwanda twamenye ko RIB yaba yataye muri yombi witwa Rwema Pascal. Ese ayo makuru nuko? iyi ni inkuru dukesha Primo Media TV Rwanda na Karinijabo. Yego. amakuru ni ukuri ni uko witwa Rwema Pascal yafashwe agafungwa tariki 6 z'ukwa munani uyu mwaka. Akaba akurikiranyweho icyaha cyo kwihisha ikintu kimwe hakoreshejwe uburiganya, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Iperereza rikaba rikomeje kugira ngo dosiye ikorwe ishyikirizwe ubushinjacyaha. Hari aho bifitaniye isano na ya nkuru duherutse gukora ijyanye no kuba abantu bamwe baragiye bizezwa inyungu runaka mu bijyanye no gucuruza bw'amafaranga kuri internet? Oya, ntaho bihuriye, usibye ko byose iyo hajemo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ubwo nabo yagize ibyo yizeza abatwara amafaranga. Ariko ntabwo bisa na n'iriya nkuru yo gucuruza amafaranga. Ni abantu babaregeye nawe cyangwa ni RIB? Ni abantu bareze batanze ibirego, haracyakorwa iperereza. Ubwo ngubwo ngira ngo bizaba mu iperereza tukazabibatangariza. Kandi niba iperereza rizagaragaza ko hari abandi bashobora kuba barakorewe ibyaha nk'ibyo, nabyo tuzabimenya. Kugeza ubu ngubu ibyo dufite n'ibyo twaregewe n'abantu. Ubutumwa nka RIB mutanga ni ubuhe muri iki gihe nk'iki? Ubutumwa dutanga ni bwa bundi, ni uko abantu bagomba kugira amakenga, tukirinda nyine abantu baza bakwizeza ibitangaza ngo dukore ibi ngibi, dukorane ibi, tujye muri iyi mishinga, hanyuma amafaranga bamara kuyatwara ntibongere kubabona. Abantu bagomba kujya mu mishinga bafite uburyo bashobora kugaruzamo amafaranga yabo, atari gusa nk'aho yahereje umuntu gusa, cyangwa se akubwijeje ngo shyira amafaranga hano azabyara inyungu. Abantu bagira amakenga bamenye aho bashora amafaranga yabo. Turiho ubutumwa abantu nabo bakeka ko bashobora gutungwa n'ibintu by'abandi, aho bumva ko bashobora karakomeye cy'undi bakamubeshya bagatwara amafaranga. Nubwo ku ruhande rumwe tubwira abantu ngo bagire amakenga, ariko nabo bagizi ba nabi nabo turababwira ko amategeko abareba, ukuboko k'ubutabera kuzabageraho. Ntabwo wumva ko ngo nta muntu ugomba kumva ko ngo agomba gutungwa n'amafaranga y'abandi kuko yabashutse akagira ibyo abizeza akayabakuraho. Abo nabo amategeko arabareba, kuko bagomba kwihangira imirimo mu buryo bwiza, mu buryo butarimo amanyanga, mu buryo butarimo uburiganya. ako nikanzemo noneho uyu Rwema rero urumva nubwo umuvugizi adasipesifayinze inyamukuru, ariko harimo ibyo kwihesha umuntu akoresha uburiganya. Ariko urumva asoreje kuri cya kintu umuntu ushobora kuza kwizeza ibitangaza ngo reka dukorane iki, akaza anagira inama abantu bumva ko bazabeshwaho cyangwa se bazatungwa no guteka imitwe batwara iby'abandi. ko bikaze tunabwira abantu ukuyeho ubwo na biriya bya Rwema n'abandi bantu bakora ibintu by'ubusikama banitwaje imbuga nkoranyambaga. Yego, sibyo? Ibi bintu nabyo iyo nama irabareba. Uyu Rwema rero mu myaka ishize cyangwa se mu mwaka washize, haciye imyaka rwose haciyeho igihe ariko kitari kirekire, yafunguye kampani yo kuri murandasi, ariko birimo guhererekanya n'ubundi amafaranga ngo bakungukira. Benshi barahiye, ni nayo mpamvu twatangiye tumusengera, kuko aya mafaranga yaburiwe irengero ni menshi cyane. Abantu bagiye bashoramo amafaranga menshi. Nzi n'umubyeyi washoyemo amafaranga ngenda muzi, waha mu Rwanda, ataha yivumagura, ataha yiciraho, ataha bikomeye. Baravuga ngo ataha yimyizimo. Yego,
ariko uyu munsi wa none ntekereza ko Rwema nawe yari abizi ko bizagira iki ingaruka. Buriya iyo utuye mu nzu nziza ukagendera mu modoka nziza, hari abantu wateguriye imishinga, ibyo wabateguriye ntibigerweho, ni ikibazo. Burya abantu baba bari kureba hehe? Kure cyane, ko buriya abantu baba bizi akazi ufite. Uyu munsi rero bivugwa ko amakuru twakuye natwe ahandi hantu hizewe cyangwa hashidikanywaho. Oya, ntabwo hashidikanwaho. Yego, kuko buriya ibintu iyo byagiye ku karubanda biba bifite ubusobanuro. Nuko hari umudiyasipora wamuhaye miliyoni 200. Izi miliyoni 200 yamara kuzimuhereza zigomba kugurwamo ubutaka, cyangwa se mu kinyarwanda cyiza ikibanza. Ubwo binyuze muri ya kampani ya Rwema Solution, asanzwe abereye umuyobozi, itanga ubujyanama mu bya bizinesi, itanga ubwunganizi mu bintu by'ubukungu n'iterambere. Nabonye hari umujyanama. None uyu muntu akimara kohereza aya mafaranga, uyu mubyeyi witwa Rwema bivugwa ko yese yijyanira muri bizinesi n'ubundi ziwe, wamunahera ku cyizere cy'uko gahunda zirimo zikorwa, ariko icyizere cye kiraza iki? Amasinde. Kandekera aho ntabangamira iperereza. Hari uburyo abantu tuvuga ibintu tugasubira ibindi. Ejo si kera nagiranye ikiganiro, uranyuma dusimbukire kuri buno bantu kugira ngo tuze kubikangurira rimwe. Yego, bivugeho, kuko njye byahise binusha umutima, bituma mama Asiya nawe mpita ufata akanya ko kumusengera, mvuga ngo ibi bintu Mbeba y'Inzungu yarahanuye mwa. Oya, Mbeba y'Inzungu, umuntu witwa Claude mu gitondo ngo yamuhamagaye ngo amaze kumenya amakuru ko uyu mugabo afunze. Kanere kuvuga ibi bintu kuko yego ntago abantu basanzwe bafite amakuru meza Claude, ariko ibi byo yavuze ngo amenya amakuru ko ngo wa muntu wahanuriye ngo yibereye muri ya hoteli bitagira ukwisa. Ibaze kuvuga kubura umuntu ufunze ngo ari muri hoteli. Can you imagine? Pastor Claude ngo wahemutse giye guhagararaho kandi uburinzi bwayo burabagumaho. Harimo umugabo iri joro Imana yanyeretse. Abantu mutega amatwi mwumve. Hari umugabo, yego, Imana yansuye inyereka video ye. Jesi namubonye mu mavideo na ariko gutya amaso ku maso ntabwo ndahura nawe. Bene data nshuti z'umusaraba, mutega amatwi mwumve ibintu uyu mwana w'umuhungu yahanuye. Rwema bamufunze ku itariki ngire ngo 6 z'ukuno kwezi k'umunani. Ibi yabihanuye ku itariki 29 hanyuma byamenyekanye ku itariki 10. Yego, bimaze iminsi bizwi ko yafunzwe, ariko abantu baratinye kubikoraho ngo bijyanye nuko Ribu ntacyo yari yagatangaje kuri iyi ngingo. Reka dukomeze muri uyu mujyo mwumve ibyo umuhanuzi Zakayo yahanuye abantu benshi bamenye nka Mbeba y'Inzungu. Umugabo wahindutse agahinduka ahindutse, yahanuriye benshi banga kubyemera. Ngaho reka twiyumvire, abemera bemere baraza gukurikira bumve. Tega amatwi wumve aha ngaha kuntu twaganiriye. Navugana nawe, yego, ariko uwo mugabo abantu baramuzi. Uwo mugabo yitwa Rwema Solution. Ni bari Rwema Solution, uramuzi? Ndahura nawe twize guhura rimwe gutyo mu nama. Rwema Solution, yego. Uriya mugabo Imana yamunyeretse ibintu bitatu. Ikintu cya mbere nuko
muri we harimo gukorera Imana ariko kwagutse, kubera nabonye imbere ye hari abantu benshi hari abo nabonaga kurira ibijumba ariko nabonaga ari ibijumba binini cyane, hari abo nabonaga adahira za kawunga, hari abantu nabonye yubakira amazu, hari abantu nabonye bamuca mu biganza ariko ari abantu benshi. Ariko mbona icya kabiri cyakurikiyeho avuye muri icyo gice, mbona yinjiye mu gice cyo kurogwa cyane, kuko bamuroze. Ngiye kubona mbona igitanda yari aryamyeho ahantu hari hameze nko kwa muganga, nabonaga yambaye ni nk'itaburiya y'umweru. Noneho ngiye kubona mbona bene hano ku nda yiwe, urabona gutya, mbona ku nda ye hariho urubura. Noneho nkabona urabona urubura uraruzi icyo rusobanuye mu iyerekwa? Rusobanuye iki? ni ukuvuga ngo urubura kuva rwari ruri ku nda ni uko ubukungu bwa rwema ni ukuvuga agiye kuba umuntu uciriritse. urubura bivuga ubutindi? Kuko nta rubura rweza rubaho. urubura ntirwakweza imyaka, urubura ntirwakweza imboga. nicyo gisobanuro nyine, ni uko ubwo butunzi bwiwe ku nda nyine. erega buriya mu kinyarwanda kizinda ni ubutunzi. rero nimba hagiyeho ikintu gishobora gutuma ahubwo ibyo bintu, urubura iyo rwageze ahantu ni barafu, ibintu byose bihita biba imbeho, birakonje bigasubira hasi. rengera umuhungu wawe Mana. Reba kuriya iyo bagiye gukora capati, turiya tuntu babanza gukubita dutoya mbere ko bavanamo capati nini, niko byari birambitse bene hano kunda, kuko iyi nda yiwe yose yari yabaye pararize, ntabwo yakoraga, kandi no guhumeka yahumekaga ari mu byuma. Niba ukunda uriya muntu witwa Rwema Solution, nubona iki kiganiro uzakimuhe, uzamubwire akora amasengesho y'iminsi 2, uzamubwire akora amasengesho y'iminsi 2, kandi ayo masengesho azayakore bucece, kuko Satani wowe yamaze gusaba nawe arimo. Yesu yamurinde. Ariko ariya masengesho y'iminsi 2 nayakora akayarangiza, hari icyo Imana izamukorera. Kandi iki gice cyo ukunda gutya, kuko nabonye abura umwuka akabura umwuka, nkabona hari abaganga ntabonye isura yabo, bazaga bakazajya bazana ibintu bimeze nk'ibihombo birebire ku munwa na hano bene hano ku ijosi, nkabona ari guhumeka. Mbona hari ikintu Imana ikoze. icya gatatu nuko icyo cya gatatu nuko Imana imuvanye, Imana imukuye hagati y'inkuta. ahantu mubyumve neza uko yavuze, kuko no hazingiye nigereza. ndaje nkubwira ikintu cy'ubutwari Rwema yakoze akemara kumva iyi message, n'abandi bizababera urugero. Nuko icyo cya gatatu nuko Imana imuvanye, Imana imukuye hagati y'inkuta 3. Imana imukuye hagati y'inkuta 3, kandi izo nkuta zitarimo itara, zitagira idirishya. Ariko izo nkuta kubera ko urabona ikirere, fata nk'ibirere, ibirere
urabona intoki zigira ikiganza kigira intoki 5 none ufata ibirere kuri ikirere kireshya ukigire nk'urutoki ushyireho n'ikiganza kingana nk'ibyo birere none ikiganza icyo kirere nyine kimufashe kikamushyira muri hagati y'izo nguni uko ari 3 muri ahantu hatari urumuri ahantu hatari idirishya icyo kirere Imana iragifunze n'ibyo birere kandi ibyo birere uko nyine bafata umuhoro bakagenda bakata bakorera isina ibyo birere nabyo birakaswe kandi biragegenwe kandi nta nubwo bizongera kumera ntabwo bizongera kumera kandi Imana imushyize mu buzima ubuzima butavogerwa na buri wese. Amen. Undi muntu wa kabiri kandi mugomba gusengera cyane uriya mama Asiya uriya mudamu wa Theogene. Yenda reka byarwema tubicumbikira aha. Ubu ni ubutumwa uyu mugabo yaramaze like ibyumweru bigera kuri 3 dupanga gukora bikanga biza gusa nko binatinze kubera ko bahise banyiba ibikoresho ngira n'utundi tubazo nari mfite turi intano two muri famille ngira ngo abantu benshi bari close kuri nge barabimenye mama yamaze iminsi arwaye biza kugaruka rero tubura ukuntu duhuza ejo bundi rero mbaye nkaho mugutse mbonye ukuntu nkora imitamwe gatereka dukore ko ndetse ko message ziba ziremereye ubwo araza haranakora wumve ko namubwiye se umwereze na transport aravuga oya. Ibi bikimara kuba uyu mugabo Rwema ikintu namukundiye akimara kubona ubu butumwa yahise ajya gushaka uyu mugabo uyu mugabo Zakayo akimara kumugeraho yaramubwira ati nsengera barasenga nyine uko byagiye ntabwo najya muri detail z'ibintu byinshi cyane. Rwema agerageza no kumuhereza amafaranga yo kumushimira urumva n'amakuru namenye avuyeyo. Rwema umugabo aravuga oya ntabwo ibyo ngibyo nibyo ariko oya ntabwo ari ngombwa. Ubwo na madamu wa Rwema bagerageza gufata ibyo gusenga ntabwo byaciyemo kangahe Rwema yahise afatwa arafungwa akurikiranye bino byaha umuvugizi wa RIB yavuze haruguru twumvishe harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya ni nka bya Apotre Yongo yari afungiwe. Mu mategeko yenda jise wowe ubuhanuzi bw'uyu mugabo ubwumvishe gute? Ubu buhanuzi bwatanzwe na Zakayo. Erega buriya Pasimani igiye gukesha YouTube kandi bimvuga ni ibintu bihari. Imana yatangiye gukora operasiyo ikomeye. Yego. Umuntu agiye kujyaza kuri YouTube ahembukireho. Umuntu agiye kujyaza kuri YouTube mu gisate cya gospel. Ahakura inkomezi. Ubu buhanuzi igisobanuro cyabwo ubwozi Imana yakuye muri gereza Rwema ariko yari yayigezemo. Wabyumvishe icyo kintu? Bajya wabyumvishe? Yakuye muri rwe umva ngo hari ikiganza cyamukuye mu nkute enye yavuze 3 nani 3 ariko urumva ko yari yarangije kugira ute cyamukuyemo yagize ute yagezemo bishatse vuga ngo aha harimo gukaza amasengesho no kwinginga Imana. Yego. Mu yandi magambo hari ubutabazi kandi nyuma yo kuva aho hantu ha Rwema hari Rwema ushobora kuzigaragaza nka bishop. Yego. Kuko hari Rwema mu gukorera Imana. Iyi message ni message isobanutse kandi yumvikana atari za zindi ziza kuko umuntu yabigizweho n'iki n'ibyago. Iyi ni message yumvikana. Nta n'ikindi wayirenzaho kuko n'ubutumwa bwumvikana uri guhuza n'ibyabaye kandi icyo Rwema yasabwaga yaranagikoze. Igisigaye narindira iki Imana. Ikindi kurindira Imana no gusenga ntibivuze kudahiga umunyamategeko, sibyo? Uyu munyamategeko uriya we tayari biba byamaze kwisobanura. Biba byamaze kwisobanura. Ikindi kandi yere gutera igeri aho na wabona yakosheje
yegera abo yagize ute abo yakosereje ibintu babigenze mu buryo bwiza. Mbona ibi bintu iyo wemeye icyaha yego hari ukuntu bigenda kandi ngira ngo hari umugabo witwa Claude numvise ari kuvuga ngo wavuye kumureba ariko we yasobanuye ko Rwema yavuze ko abyemera ndetse n'izo miliyoni 200 numvise avuga ngo ni miliyoni 200 Rwema ngo arabyemera ko byabayeho ariko yenda bitasobanuwe neza cyane no kuvuga ngo harimo ese bizagenda gute so umuntu we umurega bimeze gute kugira ngo bize kurushaho gusobanuka neza cyane so wowe Justin hari cyo ubona ibintu bigukebuyeho bijyanye na bino byako biri kunda kuza cyane byibasira aba bantu njyewe urumva bikomeza kuguha kwirinda ariko njyewe nta n'umuntu wampa izo miliyoni ari urwego abantu baba bahagazemo oya banaziguha simbizi ntabwo izo miliyoni urazumva ariko n'ibihumbi 10 byakubaho umuntu akagenda akakurega akubwira uti yanyambuye ibihumbi 10 sibyo ntiwakwitaba wirukanka bishobora no kukugeza kure rero ni ukuvuga ngo buri mu kintu cyose ni ukwitonda yego ntekereza ko Rwema hari ibintu nawe akuyemo mbere yuko binavugwa buriya hari amarenga nawe yagira gute yabonaga y'ibyo bintu uyu munsi none ushobora gushora mu kintu ariko buriya buhanuzi bw'uriya muhungu burakomeye urumva ko hari ibintu byararangije kumufata kankoresha iyo pararize ko ari inyatsi yego urumva miliyoni 200 kuzishora nko mu bintu zigahomba uvuga uti wenda ibyo navuganye n'uyu muntu nzabikora hazaza yego ariko ugahita uhomba ni ukuvuga iki rero ni uko igihari buri muntu wese ahubwo arize kandi muri uko kwiga icyo akoze nyine buri wese yarabizi ko bene ziriya bizinesi zizahombera abantu hari ariko iki cyaha ntimugire ngo ni icyaha cyoroshye ni ukuvuga ngo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gihanwa n'ingingo y'174 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda aho iki cyaha riteganya ko umuntu wese wihesha umutungo wundi imari se cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya urumva byagenda ati mpa amafaranga nkugurira ikibanza yego mwabyumvikanye hari ahantu hari kugurika kandi hari kugiterambere yego ku bibuga by'indege za Bugesera n'ahandi cyane cyane ibintu by'ibanza nibyo hari kugwamo abantu benshi cyane icyo kintu yego yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha iyo urukiko rumuhamije icyo cyaha rero bigenda bite mbaza ngo bigenda gute ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka ingahe 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 uri kumva iki gihano yego kandi ubwo hakaba harimo n'iki no gusubiza no kwishyura bya bindi yagize gute yariganije hakajyaho n'ibishyize akabora akajyaho n'ibiki byose ikibazo gihari hari ikintu umuvugizi wa RIB yasorejeho ngo iperereza riracyakorwa oya ngo hari n'abandi bari kuzana ibirego ngo hari n'abandi ngo kandi ngo nimba hari n'abandi bari kuzana ibirego bazi ko barenganijwe urumva hano biraza kwiyongera biraza kuba nka bimwe bya Yongwe kandi uri kumva ko twese turabizi ko hari kampani yaje kubaho yego abaririwemo ni benshi wenda Rwema afite uko yahandorinze ibyo bintu ahashize yego ariko uyu munsi wa none hari abari baravuze uti ubu se ndajya kuregera 100,000 ariko ubu ngubu baravuze ati kabaye yego niyo aho rero niho yamasengesha agiye gukora kuri Twitter uyu munsi hari umugabo witwa Godfather nabonye hari nani yanditse
yanditse avuga ngo biravugwa ko byavugwaga kandi kuko umuvugizi ari baratarakonfaminga Rwema yahawe miliyoni 200 n'umudiyasipora ngo amugurire ikibanza undi akabanza kuyabyaza umusaruro kugeza ubu afungiye kuri sitasiyo ribu ya Kimihurura. Muri komanteri bagiye bateramo komanteri ziteye ubwoba nyinshi cyane, harimo n'uyu nguyu wavuze ngo turamenyesha ko yera aracyari umwere ariko ibintu birababaje. Uyu mugabo ni bamufunge mu myaka ishize yashize kampani y'ubucuruzi bwo kuri murandasi bya bindi bavugaga dushyiramo utwacu araduheza yubaka inzu ihagaze agaciro k'ayo mafaranga menshi ntashobora kubara, imodoka ye ngo yo murabizi ibintu nk'ibi ngibi cyane. Ngira ngo simpamya ko yenda ibyo Rwema atunze byavuye muri ibi, ariko birumvikana ko ushobora kuba ko bino nagiye nakira message z'abantu benshi cyane bambwira kuri kino kintu cy'ubwo bucuruzi bwagiye buba. Hari no mu mama uheretse kubimbwira babaye cyane ari kurira yo kwarika utuye muri pays de Scandinavian countries, bino bya ni Norway ni hehe, bino bihugu byejo bya za Denmark and whatever hano ngaho ngaho n'umubyo wari kubimbwira bimeze gutyo. Justin, ku ruhande rwawe yenda kugira ngo tunasoze yenda n'amakuru twagira ngo tubapdating tubabwire abasenga Rwema bamusengere abamusura mu musure kubera ko oya ubu hari n'abahori buvuge ngo awa oya kuko urabona barimo batangiye kumucira iteka. Ni ukuvuga ngo ibi ni bimwe nahoze mbwira abantu, urabona social media ntago yihishira, aba tujye tubyemeranyaho. Social media buriya ntiyihishira, kiranazira. Nkiri mu bihe bibi narazengereje abantu, urajujubijwe, narabazujubije mu magambo, nakoze impanuka, umuntu yandika comment na n'ubu yanze kumva mu bwonko, aravuga ngo narinzi yuko mu kitubikiye ko cyapfuye, tubyibuze ko twize ngo yanapfuye ngo tugize ngo basi yanapfuye nkahara cyane atera nakuka. Bivuga ngo hari urwego ubabazamwe abantu bakagera ko naho bakakugiriye impuhwe ibintu byanga. Ariko by'ukuri bene data cyane nk'abo duhuje gucungurwa n'amaraso Yesu Kristo, yego mwumvishe iyi message yahawe Rwema yari ivuye mu ijuru, mukaba mwumvishije ubu buhanuzi. Uyu munsi Rwema akeneye amasengesho n'ubundi bufasha cyase n'umuryango we byose. Ikindi ni ukumusura. Ngiye nararwaye Rwema aransura. Yaragusuye? Yego. Nukuri? Ni inshuti yanjye. Yaragusuye kwa muganga cyangwa yagusuye muri bwa buryo bwa kizungu? Yakanze akanyenyeri ni bwa buryo bwa kizungu. Arambwira uti namenye ko wakoze iki impanuka. Gura agasukari. Rero uri kumva ubwabyo hari igisobanuro kuri njyewe. Rero ntekereza ko uyu munsi ntago ari igihe cyo gucukumbura amamiliyoni Rwema yariye, ahubwo iki ni igihe cyo kugira ngo nakububwe yarangije kwitekerezaho, ubu n'uwamukurayo hariya ubu yarangije no kumenya ahantu izo miliyoni 200 zigomba kuva, byanga byemera byanga byakunda yarangije kuhamenya. Ikindi yarangije gusenga isengesho rivuga uti nubwo mburaho miliyoni 100 ni urugero, ariko Uwiteka Mana mu bantu baba barankurikiranye muri social media cyangwa n'ahandi, yego umfashe ugira uko wamuza n'umuntu ukora ku mutima. Ni ukuvuga iki rero buriya pasi gusa nanone twigisha abakristo yego gusenga ibyago bitaraza. Tubwira abakristo bahinduka ibyago bitaraza. Urabona dufite abantu bavuga nzabihindura ejo, nzabikemura ejo, nzihana ejo, nzabikora ejo. Hari umuvandimwe umwe iyo kese kamba ndetse kuyinjiramo ijyanye n'iki? Ntago ijyanye n'ibi. Urumva ni umuntu wirwaje, ariko nyamaze nyine habayeho geste yo kurwara panavava bimwe twavugaga. Yego oya, noneho agacunga nk'abantu baba bagiye kumugeraho. Urumva geste reka tujye tubyihorere. oya nyine nicyo babara tubyihorere. oya ikintu nari ngiye kuvuga kubera ko ari igihe umuntu yagobanuka oya bakazabyita oya ni ibintu byabaye ahashize. Yego
ntibyabaye ahashize byarakemutse yego ariko naramubwiye ndavuga uti ibi bintu wifuza hari igihe bizakubaho. Pasi ndi gushaka kubwira abantu bere iki gifu cyo kutwibagiza ubugingo. shyiramo ingufu korera igifu. Rero Rwema ikintu namubwira, kuko hari n'igihe bazamuhaye amakuru nafunge shinya nyine nk'umugabo yego ibana twaze akomeze yinginga Imana. N'ejo bundi ari uwo bari bavuze yafunzwe w'umupasiteri wo mu Gakinjiro yitwa Rugamba ariko ntiyamazemo n'iminsi ingahe. nawe ni sheke yari itazigamiye ahaye umukristo ni n'umudiyakoni wamujyanye muri rimwe ahantu ujya mva ko ibintu byabaye seri ibintu byabaye ibintu bikomeye. rero ni ukuvuga ngo natekereza ukuntu ibyo bintu babihandoringa kandi ndabizi Rwema ntago nakwicara mvuge ngo ni injiji, ni umunyabwenge. Ubwabyo gutekereza ibintu ushobora gutekereza umushinga ukanga cyangwa se ukanahomba ushoyemo iki amafaranga zawe, ariko ibyo ntabwo wabibwira ku muntu wifatiye imifungo ye. Ayo mafaranga sinzi n'uko asa, kuko sindatunga amafaranga ari hejuru ya miliyoni. miliyoni rero arayitunze ariko ngo yanayifashe mu biganza urumva se ka karima nakaguza amabuye urumva. miliyoni ni amafaranga menshi dear friend. rero ni ukuvuga ngo ibaze miliyoni 200. miliyoni 200 mani ngo uyabonye arambuye hano ngo ubwo aba ari ibiro 200. uramutse uyabonye arambuye hano ku hari makara. umuntu wambwiye nimba atarambeshya simbizi ngo miliyoni ngo bipime ikiro ubwo ni ibiro 200 bamusunikiye. Oya nuko bakunda kuvuga ngo nyine amafaranga ashyitse it's 1 million. Bavuga ngo 1 million is 1 kilogram. Bavuga ngo mu byiyumvo bya muntu nyine ufashe miliyoni uba ufite akantu mu ntoki, ariko ubu gafite waba ufite 500 ukaba ufite nyine akanusu. aba ari akanusu. Waba ufite miliyoni ishaki ni ikiro pe, ni ikiro. Rero uri kumva Rwema by'ukuri ahari ndabizi neza ari kwitekerezaho, tuzanamusura. Njyewe donc abantu basura Rwema mwongere mubwire ko nta kindi kintu kuri isi cyakemura ibibazo bye usibye kwegera Yesu. Yego, ni ufite urufunguzo rwiza, ni ufite urufunguzo kuko cyane ko buriya Pasi n'ubuhanuzi hano uzi ko niyo yaba afite na miliyoni 300 bimusaba gusubiza abo bantu n'ayafite. Uzi ko ntago ari ibintu uterura ngo uhe umuntu, hakurikizwa iki itegeko, nabwo itegeko n'ubundi itegeko rero rishobora no kukugonga itegeko si ikintu wanishyuye ariko ukagumamo. Yego, sibyo? Rero no kuvuga ngo ntago none igikenewe ubu nonaha amafaranga arakenewe nibyo. Yego, ariko hari ingingo ikeneye iruta amafaranga yitwa gusenga. Amafaranga kaza n'inyunganiza cyane ko nkurikije message y'Imana. Ikindi koko ikimana imushaka haracyumva. Ni umuntu wagaragaye mu nkuru n'ibiganiro bijye bitandukanye, ntari bukomantingeho byinshi, ariko icyo nabwira Rwema ariko yasabye imbabazi. Yarazisabye. Rero no kuvuga ngo mbwira abantu Pasi, sibyo murambwira abantu mureke mbabwire buri muntu wese agira weekend ye simbabeshya, ariko igikwiriye ni uguhinduka. Njyewe natangiye kubaka urukuta, ubundi ku munsi nzaba napfuye, cyane ko mperutse kubona igare ryanjye. Njye nararyiboneye, ntago ari undi wari nyibonereye. Muyerekwa ryaraje igare uraribona? Ryaraje ndaribona. Imana irambwira ngo ni nkora icyo ngomba gukora, kuko ntago mfite iminsi myinshi ku isi. Undi mupolisi arampamagara ari ku mupaka wa Gatuna. So Gatuna si uca ibyumba? Yego. Arampamagara arambwira ngo ntago nzaramaho igihe kinini nyuma yo kubona iryo gare. Ubwo rero njye ndi gukora imirimo yanjye niyanura hakiri kare, kuko sinzi nimba ryaba mu gitondo. Sinzi, njye nyoberwa n'abantu birata umubyibuho, kunanuka no gutunga amafaranga n'ibindi bintu, kuba baravukiye mu miryango yiyubashye ikomeye, kuba ziranye n'abakomeye, ibyo bigatuma yigira akagarara. Kuba ziranye n'iki, ariko ibaze kuba uziranye ngo kuba generali mutelefonana bigatuma hari umuntu wahohotera, kandi generali iyo bagufunze nta nubwo abashaka kwerekana ko munaziranye,
generali urumva hari umuhungu wajya kunyirataho ngo nziranye n'abaribusha bamukarazemo hariya niyo wabuzanye niyo wabuze itegeko iyo ryaje usibye igihe wamaze gukatirwa n'urukiko umuntu ufite uburenganzira ni ariko buriya ngo n'Imana izakoresha ikintu bita igitabo cy'amategeko buriya ngo mu ijuru hari ikintu bita itegeko nshinga rikaze Imana izaribumbura buri wese ajye asomerwa amategeko 10 y'ibanze uzajya wijyana mu muriro wijyane mu muriro unasenga uti naho banyakira kubera yuko hari abantu barangije gufata isi baravuga uti isi tuyibayeho nta hantu izaducikira hoya hari abantu bazi ko isi yamaze kubavuma bazi ko ijuru n'abantu bahurira naryo rero umuntu uzishinga kugendera muri ako gacu k'abo bantu isi yamaze kuvuma azahura n'ibibazo hari n'abandi bantu shitani yarangije gutereka mu buyobe bumva ko kugira aderese y'itorero ntacyo bivuze bumva ko kujya aho babarizwa ntacyo bivuze ahubwo kuko azamutse umusozi cyangwa agapfukama ngo Uwiteka Mana ndagushimiye ngo umbabarire ibyaha n'ibicumuro mbere se ko wajyaga watura ubu none iyo ngabire uyikuye mugume uko mwari mumeze mugihamagarwa kandi mugire umutima nk'uwari uri muri Kristo Yesu kwiyoroshya no kwicisha bugufi kubera ko hari ikintu uvuze icyo ngicyo hari umuntu umara gufata ku seni mukamutakigendera hamwe Jisite uyu munsi akaba yarakwitabaga ubu yamaze kubona yenda ngo abantu ngo hari abantu bakomeye dusigaye tugendana ngo hari abantu bameze gutya ngo dusigaye tugendana ngo ntabwo nyine kuri rwa rwego ayinya ndababwiza ukuri yuko ibizakujyana mu ijuru ntabwo ariyo Bibiliya ugendana mu ntoki ngo kuko ngo wahanuye ibintu bigasohora ngo wabaye umuntu ukaze ngo umuntu aguhamagara ngo ndahuze ibiki n'ibiki no ntabwo kizakujya ijyana mu ijuru ari iyo nzu y'ikitabashwa ejo Imana yampaye iyerekwa yego ritambutse huya ni sinzi uko ndi bubyite kambyita imfashanyigisho Imana inyereka ahantu babohereje ihembe riri bwice mu mwaka katikajira Yesu ndabahamagara ndabibabwira ariko Imana irambwira ngo ntago nari impazi badafite inka irambwira ngo inka bafite ihindutse igitambo ibyo birangiye ejo sangahe inka yari ipfuye barambwira uti buriya twongeye kubona ko Imana iriho undi mu mama arampamagara n'ubu arankurikiranye arambwira uti mfite ikibazo cyo kutabyara gutya na gutya n'ibiki ndamusengera Imana igira iby'impishurira yabibonye mu masaa 10 Imana irambwira ngo saa 10 zaba yamuhaye ikimenyetso na voice ndazifita yamuhaye ikimenyetso gikomeye aravuga uti nongeye kumenya ko muri Israel hariho iki hari Imana rero mw'iki gihe kuba navuga ibintu bikaba ntago ngiye Jisite bikwiriye kunyemeza yuko ijuru narangijwe guhabwa ikibari ahubwo iki ni igihe cyo gusenga pasi ngiye maze mu minsi 7 mu masengesho ndimo nsenga nkarya nimugoroba rero nzasoza ejo ku cyumweru hari n'umubyeyi umwe wambwiye uti warahindutse rero ari mu Bugesera hari ikintu Imana ntegetse ngo uzaze nkusengere ubu ejo nzajya gufata ku mavuta yo gusengerwa nuvuga ngo rero gahunda ihari nimureke dusenge hari ubutumwa buremereye Imana yampereye muri aya masengesho ngiye kugenda mbatambukirizaho ntago ari ukubashuka nese ndabashuka ngo muze kukuri nyako kandi n'ubundi sabu mwarazimpaye mwazimpaye ntasakuje n'ubu munyarukireho ariko Rwema tumusengere yaba yaraguhaye ibyishimo yaba ataraguhaye ibyishimo reka nkubwire umusengere ikindi umuryango wa Rwema wihangane nk'umudamu we namugira inama uretse kuba wenda yasaba sapoti ariko ibintu byo kureba social media ari foto hose ya Rwema biraza kumukomeretsa agiye kuyirebaho niyigira inama nk'iyo Asiya naramukunze urumva yagezeho ibyo bintu abyihorere Asiya aravuga ngo kubera ibiganiro byari kurwaga kuri umutware we bwageze afata decision yo gufata
umurongo ukomeye wo kuvuga ngo I will never come back to watch you to be again. Hari n'abantu rero badakunda amahoro, babona avuze akantu kabi ati dore rero nabyo Justin avuze ku mugabo ngo iyo yabonaga n'umuntu amwoherereje link ntabwo yafunguraga n'iyo nimero byabaga ngombwa yakongera no kumwandikira bwa kabiri akayibloka. Ibyo byatumye abashaka kugira amahoro nubwo ari twasasiraga bikaba ngombwa ko tumugeraho. Nk'ibyo byaba Noheli bavuzaga ubuhuha, nk'ibi by'umunywa amaraso byaje nabyo bikavuza ubuhuha, n'ibindi bitandukanye abantu bajya bakomantingaho. Ariko please mureke dusenge. Rero uyu mudamu yirinde kuko cyokoze Imana itabaye wa muvandimwe mwe batereye ivi. Urumva ubiramutabaye haracubye. Uriya niba ari umugabo niba afite ikihe kibazo rero ubu haracubye bararenganuwe. Ni igihe bahawe cyo kwitekerezaho no kwihana bagasubiza ibintu ku murongo. Bitabaye ibyo Imana se kuri mu kazi gusa. Justin reka yenda ducumbikira aha dushimira abantu badukurikiye bakunda kuri nyako bakunda Impanuro TV. Mbasaba umugisha ku Mana Data wa twese waremye ijuru n'isi, kandi mbabwire ngo musenge kandi ntimurangazwe n'iby'isi. Ibi ni iby'akanya gatoya. Ni ukuri niba muzi umuntu n'uyu n'umwe muri kino gihugu cy'u Rwanda washyinguye muri vewiti, niba muzi umuntu n'uyu n'umwe wabaye kuri iyi si nk'umusozi wa Rwabicuma na Mangana nayo izageraho irangire, mwaretse tugashakisha ubwami bw'Imana bigishoboka kububonwa. Mwaretse ibimenyetso by'ibihe tukareka kwirirwa duhemuzwa n'iby'isi. Ibimenyetso by'ibihe uruhira iby'isi ukanguka bisiga bikaribwa n'abatarabiruhiye. uko n'ukuri ku ijambo ry'Imana yanjye. Kubera ko ibi ngibi ushobora kubihemukiramo ukarya abakene, ukarya imfubyi, ukarya abapfakazi, ukarya n'abakomeye, ukarya n'aboroheje, ukigwizaho uburinzi bw'impande zose. Harabona abonye basigaye bagira n'amabawunsara n'abagira ngo n'ababitabira amatelefone bibera i Nyarugenge. Hari abandi bafata amazu yabo bakayabagira ama etaje maremare, ariko ibi nakubwiye ngo ibyo ngibyo uzabisiga bizaribwa n'abatarabiruhiye, kandi wowe ugenda ujye kubabara iteka n'iteka mu muriro utazima. Ubutunzi ufite bwawe bwose ni kubukoreramo Imana. Gerageza fasha abababaye, fasha abagaburira abashonje, wambika abambaye ubusa, usura abarwayi mu bitaro, imfungwa mu magereza, imfubyi n'ababuze ababo, impunzi n'abandi bari mu byago n'ibibazo bikomeye cyane. Ibyo ngibyo byose uzakoroza abandikishije. Nta kintu kinshimisha nk'iyo ku munsi byibuze mbonye ngaburiye umuntu ushonje. Nta kintu kinshimisha byibuze ku munsi nk'iyo ari umuntu uvuze ngo Mana ushimwe kubera ko Imana ari ikintu ibinkoresheje. Nawe reka tube muri uwo mujyo rero, kandi byose tugerageze gukiranukira Imana. Rero Pastor Justin turagukunda cyane, Imana igumugisha. Amen. Sabira umugisha abantu bose batwumva banadukunda batanahwema kubana natwe ibihe n'ibihe. Ndagushimiye Uwiteka Imana ugira neza. Umuntu wese udukurikiranye ahabwa umugisha nawe, kandi mu izina rya Yesu Kristo ukomeza abana ba Rwema, ukomeza umudamu wa Rwema, ukomeza inshuti za Rwema. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ukora ikintu gikomeye wiyubahishe, kandi ndakwinginze uce iminyururu ku bwa Mwuka Wera, kandi wiyubahisha abadukurikiranye bahabwa umugisha. Kandi Mwami, buri muntu wese mu rwe ruhande inyenyeri yo yongere yake, bisenze nizeye izina rya Yesu. Amen. Gira neza mugacya bukira, ugira neza Mana, gira neza. Justin, Imana igumugisha cyane. Ugira neza Mana, ugira neza we. Arahantu wansanze nihebuye, uranyambika Mana, urangaburira, uri mwiza.
gira neza mana kandi turagushimiye kandi mana turagukunda turanakubaha kandi iteka n'iteka komeza ubane natwe kandi ubane n'abadukurikira bose n'abadukunda umva gatoya yego hano Claude yakoze ikiganiro umuntu amwandikiye komenti ngo ni igihe gito cyane ngo ni wowe uri bukurikire mu gitondo reka dukurikire ko yabwiye umuntu mu gitondo ngo wamenye ko ngo wa muntu wahanuriye ngo yagiye ngo ari muri hoteli ubu ngubu ngo ari kurara muri hoteli za Kimihurura ibasa nzakwereka message nasubije uwo muntu hirya y'ejo n'ejo bundi bitari kera Imana ibaho umugisha turabakunda cyane salam shalom Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe